Yes, reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze mwese, nizera ko buri wese n'inshuti ye bamaze gukanda subscribe. Turi Ijambo ry'Umwana TV kuri website hadusange, twitwa Ijambo ry'Umwana /rw. Hanyuma reka duhere kuri iyi nkuru y'akababaro yiriwe ivugwa muri rusange cyangwa se iri kuvugwa ahantu hose ahateraniye abantu, ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye byayivuze ku buryo butandukanye. Abantu benshi hari ibibazo nka bitatu barimo kwibaza. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru ndengakamere ku buryo buri wese, yaba umubyeyi cyangwa se n'abakiri bato, bagiye bayumva bagasesurumeza. Buri wese ntabure kwibaza ikibazo kimwe cyangwa se byinshi. Hari ibibazo nka bitatu abantu bose bamenye iyi nkuru bagiye bagarukaho. Icya mbere ni ukwibaza niba uyu mugabo yari yariteguye kwiyahura, hanyuma akagena kwiyahurana n'abana be bose. Icyo ni kimwe. Hanyuma abantu bagahera ku kuba niba umuzamu yagiye gutabara agasanga inzugi zose, zaba izo mu gikari, zaba izo kuri salo, ndetse kugera no ku cyumba nyirizina shebuja abamo, gusanga kidadiye, hanyuma n'imfunguzo ariko zitari hafi aho ngaho. Bakavuga bati ni ibintu yari yateguye. Amakuru akavuga ko yari yatahanye akabido ka lisansi. Icyo nacyo kikaba ikindi cyo gukeka ko uyu mubyeyi yaba yari yiteguye kwiyahura ariko agapfana n'abana be. Gusa ariko hakabaho kwibazwa ati uyu mugabo utari afite icyo abuze kuko yari umuntu wifashije, uyu mugabo waba azi urukundo rw'abana cyangwa se ibyishimo abana batanga, ni gute yakwiyemeza gufata iki cyemezo ndengakamere akemera gupfana n'abana be bose? Icyo nacyo kikaba icy'abantu bashidikanyaho, cyangwa se kikaba ikindi gituma abantu bibaza byinshi. Hanyuma abantu bakibaza bati ese abari muri ruriya rugo kuki batagize icyo batekereza nyuma yo kubwirwa ko bagomba kuryama kare ndetse bagakuraho telefone, hakiyongeraho kuba umumama atari muri ruriya rugo. Bikibazwa niba kuba hari kurokoka umuzamu ndetse n'uriya mumama byo bitari kuba ikindi kibazo n'agahinda gakomeye, by'umwihariko kuri uriya mubyeyi. Ibyo ni ibintu bitandukanye abantu bagiye bibazaho, aho bagiye bumvira iyi nkuru hose, haba mu kazi, haba mu mabisi, ndetse mu masoko n'ahandi hose abantu bahurira. Nari mbigarutseho iyi nkuru, ibitangazamakuru bitandukanye biyandika mu buryo butandukanye. Reka by'umwihariko mbere y'uko dukomeza tugaruke ku nkuru yanditswe ku kinyamakuru Igihe, tusome inkuru yanditse ku kinyamakuru Umuseke, ndetse dusome n'iyanditse ku kinyamakuru Imvaho Nshya, kugira ngo wowe ukurikiye Ijambo ry'Umwana ubashe kumenya utese mu by'ukuri ibyavuzwe kuri iyi nkuru byose ni ibihe, uri buze kwikuriramo ikiri ukuri, cyangwa se uri buze kwifatira muri rusange ibyavuzwe kuri iyi nkuru. Ikinyamakuru Igihe cyagize kiti inkongi y'umuriro yahitanye nyiri Ibiza Resort n'abana be babiri. Kiti Sebatware n'abana be babiri bahiriye mu nzu bitaba Imana, abandi bantu batatu bari kumwe nabo barakomereka. Ibi byabereye mu murenge wa Gisozi, mu kagari ka Ruhango, mu mudugudu wa Murambi, mu rukerera rwo kuri uyu wa 3 Mata muri uyu mwaka. Inzu bikekwa ko yatwitswe na Sebatware Emmanuel, ari nawe wari nyir'urugo. Ababibonye bigitangira bavuze ko inzu yahiye, ariko ubutabazi bwagera ku bana babiri bari bayirimo bagasanga bashizemo umwuka. Nzabonima Eric wari umurinzi muri urwo rugo yavuze ko yagerageje gutabara abandi bantu bari bari imbere mu nzu, ariko bikaba iby'ubusa. Yagize ati nka saa 10 za mu gitondo nagiye kumva numva ikintu kiraturitse, nahise nshaka uburyo bwo kwica inzugi kuko hose hari hafunze. Noneho ngezemo imbere nsanga umuriro watangiye kwaka uhereye ku cyumba cy'umukoresha wanjye.
Nzabonimpa yavuze ko inzugi zose zijya mu byumba Sebatware yari yazifunze nta n'imfunguzo zazo zihari kandi yazanye lisansi mu nzu. Uyu muzamu yahamije ko mbere y'uko inzu ishya Sebatware yari yasabye abana kurarana nawe bidasanzwe bibaho, ndetse asaba abahabaga bose kuryama kare kandi bakuyeho telefone, ubundi we asigara mu ruganiriro areba televiziyo. Nkundimana Yvonne wabaga muri urwo rugo akaba yari yararanye n'umwana muto wabashije kurokoka, nawe yavuze ko bagerageje gutabara abandi bana bikaba iby'ubusa. Ati uyu mwana niwe bucura bwa hano. Nyir'urugo yari yasabye ko bose bararana nawe, ariko mubwira ko we yaza kumurushya arandeka turararana. Umuriro utangira kwaka, umuzamu yaje yica inzugi atugeraho, ariko tugeze mu cyumba cya nyir'urugo cyari cyarayemo abana dusanga bahiye bagerageza gusohoka. Ni inkuru ibabaje. Ngiruwonsanga Alex wari uturanye n'urwo rugo we yavuze ko yarazindutse mu masaha ya 10:30 agiye kohereza umugore we kwivuza. Yumva abantu bavuza induru batabaza bavuga ko abana bahiriye mu nzu, ahita atabara, ariko ahageze asanga abana bamaze gushya. Ubwo iyo nzu yashyaga, nyina w'abo bana bivugwa ko yari yarayimusanze muri gahunda z'akazi kuko yahageze mu masaha ya mu gitondo. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Welalisi ati hahiriyemo abana babiri bari baryamye mu cyumba cy'ababyeyi, ndetse nyuma na se twasanze yahiriye mu bwogero. Harokotse undi mwana umwe w'imyaka 3 wari wararanye na nyina wabo n'umukozi wo mu rugo. CIP Gahonzire kandi yihanganishije uwo muryango ku byago wagize, ndetse avuga ko hagikomeje iperereza ngo hamenyekane icyaba cyateye inkongi. Abana bahiriye muri iyo nzu ni Mugisha Blaise wari ufite imyaka 12 y'amavuko na mushiki we witwa Unejeje Blessing wari ufite imyaka 6. Iyo nzu yakongotse, nta bwishingizi yari ifite, ndetse haracyabarurwa agaciro k'ibyangirikiyemo. Sebatware Emmanuel yari asanzwe akora ibijyanye no kuyobora filime, ndetse yari nyiri hoteli yitwa Ibiza Resort iherereye mu karere ka Musanze. Aho ni ku kinyamakuru Igihe. Hanyuma ikinyamakuru Umuseke cyo cyagize kiti Kigali umugabo n'abana be 2 bishwe n'inkongi. Kiti umugabo wo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi hamwe n'abana be 2 bapfiriye mu nkongi y'umuriro. Ibi byabaye mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa 4 ku itariki 3 mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Inzu yari y'umugabo witwa Harerimana Faustin yakodeshwaga n'uwitwa Sebatware Emmanuel waguye muri iyi nkongi y'umuriro. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali Gahonzire Welalisi yatangaje ko inzego za polisi, urwego rw'ubugenzacyaha n'inzego z'ibanze zazindukiye ahabereye isanganya zisanga inzu yamaze gushya. Afande ati twagezeyo dusanga ko inzu yahiye, ariko hakaba hapfiriyemo abana 2, Mugisha Blaise w'imyaka 12 na Unejeje Blessing w'imyaka 6 na Subabyara. Abana bari baryamye mu cyumba cy'ababyeyi. Polisi ivuga ko hari undi mwana witwa Sebatware Brian w'imyaka 3 wari uryamye mu cyumba cy'abashyitsi, ariko ari kumwe na nyina wabo. CIP Gahonzire avuga ko ibi byabaye mu gihe nyina w'abana yari mu karere ka Musanze mu kazi, ariko abana bakaba bari bararanye na papa wabo. Polisi yihanganishije umuryango wabuze abana na papa wabo, isaba ababyeyi kudacomeka ibikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi muri iki gihe cy'imvura. Ati abantu bakwiye kugira ubwishingizi bw'inzu n'ibiyirimo, ariko cyane cyane bakirinda kurara bacometse ibyuma bikoresha amashanyarazi. Kugeza ubu haracyakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye inkongi. Abaguye mu mpanuka n'inkongi y'umuriro bajyanywe mu bitaro bya Kacyiru. Icyo ni ikinyamakuru Umuseke. Hanyuma ariko
Imvaho Nshya nayo iti umugabo n'abana babiri bishwe n'inkongi yabateye baryamye. Mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa kane tariki 3 Mata mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo, inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro, abana babiri n'umubyeyi wabo bayigwamo. Iyi nzu yari y'umugabo witwa Harerimana Faustin, yakodeshwaga n'uwitwa Sebatware Emmanuel waguye muri iyi nkongi. Iyi bikaba bisa naho ariyo nkuru umuseke wari wifashishije utangaza iriya nkuru. Ngayo nguko rero muri izi nkuru eshatu nawe ushobora kwikuriramo ikirukuri, hanyuma twe icyo dukora no kukugezaho amakuru atandukanye, ariko muri rusange akaba ari inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda. Twerekeze mu karere ka Nyanza aho umugabo akurikiranyweho gusambanya umukozi we wo mu rugo. Ubushinjacyaha burarega umukoresha icyaha cyo gusambanya umukozi we wo mu rugo akanamutera inda. Kiriya cyaha uriya mukoresha we aragihakana. Jean Claude Itangishaka wo mu mudugudu wa Bunyeshywa mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza niwe wari imbere y'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza aburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo aharegwa icyaha cyo gusambanya umukozi we akamutera inda. Uyu wari umukozi wo mu rugo, yari umwana w'imyaka 16. Ubushinjacyaha buravuga ko uyu mugabo Itangishaka yabwiye umukozi we kujya kuryamisha umwana wo mu rugo, maze umwana amaze gusinzira aho yari aryamye n'umukozi, uwo mugabo ahita agenda afata umwana amujyana mu kindi cyumba maze asambanya uwo mukozi, aza no kumutera inda, amwizeza ko azamufasha nyuma aza kubyara. Ubushinjacyaha buravuga ko hari abatangabuhamya bavuga ko babonaga uriya Itangishaka afitanye umubano udasanzwe n'uriya mukozi we, kuko batari babanye nk'umukozi n'umukoresha, ahubwo bari babanye nk'umugore n'umugabo. Ubushinjacyaha bushingiye ko hafashwe ibipimo bishobora kugaragaza ko umwana ari uwa Itangishaka, bityo mu gihe ibipimo bitaraza yaba akurikiranywe afunzwe by'agateganyo. Ngayo nguko aho ni mu karere ka Nyanza inkuru iri kuvugwayo. Haramutse rero nta gihindutse, ruriya rukiko ruzasoma umwanzuro ku ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo ku itariki 8 z'ukwa kane muri uyu mwaka. Reka tunyarukire i Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru ho rero guverineri w'iyi ntara yasabye abafite aho bahuriye no kurengera umwana, barimo ababyeyi, inzego z'ubuyobozi n'abandi, gushyira imbaraga mu marerero yo mu ngo. Kayitesi Alice rero yasabye inzego zose gushyira imbaraga mu marerero kuko ariho umwana ahurira n'abandi batarabo mu muryango we, agakangura ubwonko bwe, bityo ibibazo afite bigakurikiranwa hakiri kare. Ibi yabigarutseho mu mwiherero w'iminsi 2 wahurije hamwe ababyeyi ku itariki 2 ugamije kubakangurira kujyana abana mu marerero ari hafi y'ababyeyi, abafasha kurinda abana igwingira. Guverineri Kayitesi yabigarutseho mu gihe akarere ka Nyaruguru habarurwa amarerero yo mu ngo agera ku 1031, gusa amwe muri yo ntakora neza, ari nayo mpamvu uyu muyobozi asaba ubufatanye bw'inzego zinyuranye ngo iki kibazo gikemuke mu buryo burambye. Imibare y'ubushakashatsi ku buzima n'imibereho y'abaturage buheruka bugaragaza ko muri Nyaruguru abana bagwingiye ari 39% mu gihe ku rwego rw'igihugu ari 33%. Ni mu gihe intego u Rwanda rwihaye ari uko umubare w'abana bagwingiye ugabanuka ukagera kuri 15% nibura muri 2029.